Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri video ya mbere twabonye uko Luka atangiza igitabo atwereka uko Yesu wazutse yashyizwe hejuru nk'umwami w'isi. Yasezeranyije kohereza umwuka wera nk'umuserukira kugira ngo ahe abigishwa b'imbaraga zo kujya mu isi ngo baba bahamya b'inkuru nziza yerekeye ubwami bwe kugeza ku munsi azagarukira. Ibikorwa by'ubwo butumwa byatangiriye i Yerusalemu ubwo mwuka yazaga akarema abigishwa ba Yesu kuba urusengero rushya rwasezeranijwe n'abahanuzi bari mu byanditswe. Nyamara ibyo byabaye amakimbirane atewe n'abayobozi b'i Yerusalemu yatumye abakristo batotezwa, ariko mwuka yabihinduye kuba byiza. Mu by'ukuri byahindutse inzira yatumye imiryango ya Yesu igizwe n'abayuda kavukire yirukanwe i Yerusalemu, biza guhinduka ibikorwa n'imiryango mpuzamahanga ihuriweho n'amoko menshi. Nuko itorero rya Yesu ritwaye ibendera rigizwe n'amoko menshi ryari muri Antiyokiya, umujyi uruta indi muri ako gace k'ubwami bw'Abaroma. Turetse inkuru ya Barinaba na Pawulo bakoreraga mu itorero rya Antiyokiya, nuko mwuka ahatira iryo torero kubohereza mu rugendo rw'ivugabutumwa, ari narwo rufungura icyiciro gishya cy'iki gitabo. Inkuru zerekeye Pawulo n'abo bakoranaga bajya mu mijyi itandukanye y'ubwami bw'Abaroma bamamaza inkuru nziza y'uko Yesu ari umwami. Urugendo rwa mbere bagiye mu cyo bita Aziya Ntoya, aho ni muri Turukiya ya none, rusoreza mu nama ikomeye y'intumwa i Yerusalemu. Urugendo rwa kabiri bagiye muri Aziya Ntoya, nyuma bajya no mu Bugiriki bwa kera. Hanyuma mu rugendo rwa gatatu baciye aho bari barageze, maze rusozwa n'urugendo rwa Pawulo asubiye i Yerusalemu. Ubu rero mu gihe Luka yabaragize inkuru yagiye yibanda ku nsanganyamatsiko y'ingenzi yakomeje asubiramo. Iya mbere ni ubutumwa bukomereje muri Isiraheli. Igihe cyose Pawulo yageraga mu mujyi bwa mbere, iteka yabanzaga kujya mu isinagogi y'Abayuda akabasangiza iby'umwami Yesu wazutse n'uburyo arimo kurema umuryango w'Imana mushya ugizwe n'abantu b'amoko menshi. Ubwo akenshi abantu benshi bemeraga Yesu ko ari Mesiya, ariko bamwe bakarwanya Pawulo. Rimwe na rimwe bamwirukanaga no mu mujyi nk'ikigomeke giteje ibibazo kirwanya amategeko ya Mose n'imigenzo y'Abayuda. Uku kutabyumva kimwe kurangira nyuma y'urugendo rwa mbere rwashorejwe mu nama y'ingirakamaro i Yerusalemu. Pawulo yaje kumenya ko hari Abayuda b'Abakristo muri Antiyokiya bavuga ko abantu batari Abayuda badashobora gufatwa nk'abanyamuryango wa Yesu, keretse bahindutse nk'Abayuda kubwo kubahiriza imigenzo yo gukebwa, isabato n'amategeko y'imirire. Pawulo na Barinaba barushijeho kutabyumva kimwe, nuko bajyana impaka zabo mu nama y'ubuyobozi i Yerusalemu. Ubwo Petero, Pawulo na Yakobo mwene se wa Yesu bose bifashishije ibyanditswe ndetse n'ubunararibonye bwabo, berekana ko umugambi w'Imana buri gihe wari uwo kwinjiza amahanga mu bantu bayo bisezerano. Nuko bandika urwandiko rutegeka abatari Abayuda kureka kwifatanya n'abatamba mu ngoro n'imigenzo ya gipagani, ariko nanone ntibagomba gukurikiza imico ya Kiyuda cyangwa amategeko ya Mose. Maze iki cyemezo cyahinduye amatwara y'amateka y'ibyakorwaga ku bwa Yesu. Yesu ni Mesiya w'Abayahudi, ariko ni n'umwami wazutse ku bw'amahanga yose. Kubw'ibyo rero, kuba umunyamuryango mu bantu be ntibishingira ku bwoko cyangwa gukurikiza amategeko ya Mose. Bishingira ku kuba gusa wizera Yesu kandi ukanakurikiza inyigisho ze. Ibi bikorwa ku bwa Yesu bihuza amoko menshi nibyo bituganisha ku nsanganyamatsiko ikurikira, aho Luka ashaka ko turebaho mu ngendo z'ivugabutumwa. Harimo kugongana kw'imico hagati y'Abakristo ba mbere n'Abagiriki ndetse n'aho Abaroma bategeka. Luka yanditse ku kutabyumva kimwe inshuro nyinshi Filipi, Atene no muri Efeso. Pawulo agenda yamamaza Yesu nko guhishurwa kw'Imana y'ukuri imwe rukumbi, kandi akaba n'umwami w'abari mu isi, werekana ko izindi mana n'ibigirwamana byose bidafite imbaraga nta n'umumaro. Ubutumwa bwe buri gihe bwafatwaga nk'ububangamiye imitegekere n'ubuzima bw'Abaroma, nuko aregwa kuba impinduka avuga zateza akaga mu mibereho. Izi nkuru zerekana uburyo ki imiryango ya Yesu igizwe n'amoko menshi ikemera Imana imwe, nta mico izwi mu Baroma yemerwagamo. Abo mu isi ya kera ntibigeze kubona abantu bameze nk'abo. Nuko Abakristo batera ikirenze kuba amakenga gusa. Indi nsanganyamatsiko Luka asubiramo nuko Pawulo n'Abakristo bakomezaga kuregwa kwigomeka ndetse no kugambanira Kayizari, umwami w'Uburoma. Abantu basobanukirwaga neza ibyo Pawulo yavugaga. Yamamazaga ko hari undi mwami, Yesu. Ikindi kandi babonaga ko imibereho ya Gikristo ari ikibazo ku byari indangagaciro mu mico y'Abaroma. Ariko buri gihe uko Pawulo yafatwaga akabazwa ibibazo imbere y'abatwari b'Abaroma, nta kibi bamubonagaho maze bakamurekura. Izi nkuru zitwereka ibiyoberanye itorero rya mbere ryerekanaga ku isi. Cyari ibikorwa ku bwa Mesiya w'Abayuda, ariko amoko atandukanye akabihuriramo, imiryango ifata kimwe abagabo n'abagore, abakene n'abakire, imbata n'ab'umudendezo. Nuko bose biyeguriraga umwami Yesu wenyine, nta yindi mana cyangwa umwami. Bityo imibereho yabo yahinduye indangagaciro z'ingenzi z'imico y'Abaroma irazubika.
abakristo nta mbaraga za gisirikare bakangishaga kuko Yesu yari yabigishije kuba abanyamahoro. Bityo rero icyo Pawulo n'abandi bakristo bashinjwaga byonyine nuko batakurikizaga imihango isanzwe. Icyiciro cya nyuma cy'igitabo cyongera kwibanda ku buhamya bwa Pawulo bwasakaye i Roma buhereye i Yerusalemu. Urugendo rwe rwa nyuma rw'ivugabutumwa rusoreza i Yerusalemu, aho kumenyekana kwe no kutavugwaho rumwe byamutanzeyo. Yagabweho igitero n'abayuda batekerezaga ko yagambaniye Isiraheli. Ibyo byateye amatsiko abasirikare b'Abaroma bakekaga ko Pawulo ari ikihebe cy'umunyegiputa gitangiye ubwigomeke. Nuko arafatwa arafungwa. Kuva ubwo Pawulo ashyirwa mu rubanza bwa mbere imbere y'abakuru b'Abayuda b'urukiko i Yerusalemu, akomereza imbere y'abatware batandukanye b'Abaroma i Kayisariya. Barimo umutware w'intara Feligisi washyikirije Pawulo undi mutware w'intara Festo, nawe waje kugeza Pawulo imbere y'umwami Agiripa. Yaje kumara imyaka myinshi muri gereza, nubwo muri buri rubanza ibyo yaregwaga bitari ikibazo, kuko ibyo yakoraga byari ubuhamya gusa ko ibyiringiro bye mu muzuko byakomejwe n'umwami Yesu. Iki nticyaba icyaha, nyamara aho byari bigeze, inkiko z'Abaroma ntizari kumureka, nuko birangira Pawulo ajuririye urukiko rusesa imanza rw'i Roma. Ubu wakwibwira ko iki gihe cyose yari muri gereza cyabereye Pawulo intambamyi, kubera ko icyifuzo cye kwari ukujya hirya no hino atangiza imiryango ya Yesu mishya. Ariko Mwuka niwe wateguye buri kintu ngo kivemo icyiza muri iki gitabo. Igifungo cyahaye Pawulo umwanya wo kwandika inzandiko ze nk'intumwa, kandi ibi byaje kuba uburyo umurage w'imirimo ye y'ivugabutumwa yakomeje na nyuma y'uko apfuye. Pawulo yaje kwimurirwa i Roma nk'imfungwa nyuma y'urugendo ruteye ubwoba hafi gupfa rwo mu nyanja ya Mediterane. Pawulo byarangiye afungiwe mu nzu i Roma, aho yategerereje urubanza rwe rwatinjwe. Yashoboraga kwakira amateraniro ahoraho agera ku Bayuda n'abanyamahanga mu nzu nziza hatuje. Amagambo asoza iki gitabo yerekanye uburyo Pawulo yamamazaga ubwami bw'Imana no kwigisha byose ku mwami Yesu, ashize amanga ko ari we Mesiya, nta na kimwe kimutambamiye. Byose byabaye ku ngoma ya Kayisari Roma. Umubumbe w'iki gitabo cyaruka ibyakozwe n'intumwa cyigisha byinshi birenze amateka ya Yesu n'itorero rya mbere. Yerekana uko ubwami bw'Imana bwaje mu isi nk'uko bwari mu ijuru binyuze mu buzima, urupfu n'umuzuko bya Yesu, binanyuze mu kuza kwa Mwuka we kugira ngo uwitorera imbaraga zo guhamya kugeza no ku mpera z'isi. Kandi nk'uko Luka ari inkuru, yaduhaye ingero nyinshi zijyanye n'uko kuyoboka umwami Yesu bimera. Bisa no gusangiza abana inkuru nziza y'umwami Yesu wazutse mu mvugo no mu ngiro. Bisobanuye kurema imiryango ya Yesu ivanze amoko, aho abantu b'amoko yose bashyira hamwe, aho bose bafatwa kimwe maze bakayoboka umwami Yesu maze bagatungwa n'inyigisho ze. Kandi ibi byose bigakorwa hisunzwe imbaraga n'ubuyobozi bwa Mwuka watangaga umurongo. Ibi bikaba ari by'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kivugaho.